Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe, ndabashuje mu izina rya Yesu, abo tubana mwese mu bihe byiza byo gusenga, aho uherereye hose, Yesu ashimwe, inshuti yanjye, bene data dusenga mu itorero rya Elayono Mountain Church mu Rwanda, mwese ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Aka kamwanya tugarutse imbere y'Imana yacu, tuyizamurira icyubahiro, ikoze iby'ubutwari, izinze ijuru izinguye amanywa, ni ukuri tugejeje kuri iyi saha tukivuga gukomera kw'Imana. Rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, nkomeje kubashimira mwese abafata umwanya wanyu, tukabana mu bihe byiza byo gusenga. Ni ukuri muri inkoramutima, Imana yo mu ijuru ijya ibampera umugisha. Dukomeje kuba mu ijambo ry'Imana rifite intego y'iki cyumweru, igira iti dufite ijambo ryavuzwe n'Uwiteka niyo mpamvu turiho. Dufite ijambo ryavuzwe n'Uwiteka tukivuka, ni ukuvuga yatuvuzeho mu iremwa, Imana yatuvuzeho kuko yavuze ngo reka ireme umuntu usa nayo. Aho rero yari ivuze kuri wowe no kuri njye, aho ngaho niho watandukaniye n'ibindi biremwa byose. Ikindi niho ubutabazi bw'Imana, Imana iyo yibutse ko waremwe mu ishusho yayo, uri ikiremwa kidasanzwe uko uri kose. Imana rero yakuvuzeho mu irema, irongera ikuvugaho no mu nzira no mu rugendo uzagenda uzacamo muri ubu buzima. Ivuga uburyo ki izakugira neza. Kandi Imana yarekeye aho, yarongeye ituvugaho, igarukana imbabazi zayo zo kuducungura. Imana ntiyarekeye aho, Yesu Kristo agiye mu ijuru, yaduhaye isezerano y'uko abazamwizera bose bazaba abaragwa b'iby'ijuru, ari abana b'Imana. Rero twebwe dufite ijambo ryavuzwe n'Uwiteka, niyo mpamvu turiho. Ntabwo uri ikimanuka, nanjye sindi ikimanuka. Imana yadutekerejeho kera tutarabaho, Imana ishimwe. Reka turebe rero ijambo ry'Imana, turajya mu buhanuzi bwa Yesaya ibice 43. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Abisiraheli bazacungurwa, Imana ishimwe. Uko biri kose hari ugucungurwa n'Imana, uko biri kose hari ukurengerwa n'Imana, uko biri kose hari ugutabarwa n'Imana, uko biri kose hari uguhozwa amarira n'Imana, uko biri kose hari ugusetswa n'Imana, uko biri kose hari ikiganza cy'Imana kizakomora izo ntimba n'agahinda. Imana ishimwe cyane. Uko biri kose hari Imana ifite imbaraga zihindura amazina n'amateka. Imana ishimwe. Ijambo riratubwiye ngo Abisiraheli bazacungurwa. Rero ubyumve neza, ubigire ibyawe by'uyu munsi, yuko hari ugutabarwa no gucungurwa n'Imana. Umurongo wa mbere handitse ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo, ushyire mu izina ryawe, kandi nkakubumba wowe Isiraheli. Aravuga ati witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ngo yaguhamagaye mu izina, uri uwanjye, uri uwe, uri uw'Uwiteka, uri uw'Imana. Yaguhamagaye mu izina. Dufite Imana ititiranya amazina. Nubwo baw'Imana ba Jeni bande baba ari benshi cyane, ariko buri muntu wese Imana ntago imwitiranya n'undi. Rero ijambo ry'Imana riravuze ngo naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Imana ishimwe. Icyo cyonyine kikunezeze. Hanyuma nunyura mu mazi, nzaba ndi kumwe nawe. Nuca mu migezi, ntizagutembana. Nunyura mu muriro, ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isiraheli, umukiza wawe. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Iri ni ijambo Uwiteka yavuze ko azabana natwe mu rugendo ducamo rw'ubuzima bukomeye,
ushobora kuvuga ngo iby'amazi ntubizi ntabwo uzabicamo kuko wenda nturagera ku Kivu cyangwa ahandi hantu, ariko ubuzima ducamo nabwo bumeze nk'umuriro cyangwa amazi. Hari ikigeragezo ugeramo kikakubera nk'umuriro, hari ikigeragezo ugeramo ukabona urasa naho ugiye gutembanwa ngo urohame, ariko ijambo ry'Imana ritubwiye neza ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Narinje kukubwira muri iki gitondo, ndi kukubwira ngo dufite ijambo ryavuzwe n'Uwiteka, niyo mpamvu turiho, niyo mpamvu uriho, niyo mpamvu ubona unyura mu bikomeye ariko ukongera ukabaho, niyo mpamvu abanzi bawe batavugiriza impundu kunesha, niyo mpamvu Imana ikomeza ikakwitaho, kuko irinda ijambo ryayo kugeza ingoma ibihumbi. Rero ijambo ry'Imana rikubwiye neza ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Ni ukuvuga nunyura mu kigeragezo kimeze nk'amazi, giteye ubwoba nk'amazi, Imana izaba iri kumwe nawe. Kandi nuca no mu migezi ntizagutembana, nuca no mu bintu bimeze nk'ibigiye kugutembana bikagushushubikana, Uwiteka kuko azaba ari kumwe nawe ntabwo bizagutembana. Imana ishimwe. Nunyura mu muriro ntuzashya. Hari naho waca hameze nko mu muriro, ibintu bishobora kugutwika, ibintu bishobora kukubabaza, ibintu bishobora kugusharirira, ibintu biteye ubwoba, ariko ijambo ry'Imana rikumaze ubwoba riravuga ngo nuca no mu muriro ntuzashya, kandi ibirimo ibyawo ntibizagufata. Imana ishimwe. Ibirimo iby'umuriro ni nk'uko wanyura ahantu ukabona ibintu bikwiyenjejeho bigashaka kugusingira kandi ntaho wari uhuriye nabyo, ariko ijambo rya nyir'ijambo riravuze ngo n'ibirimo iby'umuriro ntibizagufata. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ubwo rero nakubwiraga ngo dufite ijambo ryavuzwe n'Uwiteka muri uru rugendo ducamo rw'ubu buzima. Ni iri ngiri, ni uko Imana ititiranya umuntu wese, kandi buri muntu wese imuzi mu izina rye. Ikindi cya kabiri ni uko Imana yirahiriye ko igihe cyose izaba iri kumwe nawe, izaba iri kumwe nanjye, izaba iri kumwe nawe mu buzima ducamo bwa buri munsi. Imana iba iri mu ruhande rwacu. Icyo nakubwira rero, shikama mu Mana, yongera ibihe byo gusenga, kandi wirambirwa kuko ugiye gutabarwa. Wirambirwa igihe ni iki ngiki, n'ubundi ubeshejweho n'ijambo ryavuzwe n'Uwiteka. Ntabwo ubeshejweho n'amapromesi wahawe n'abantu, ntabwo ubeshejweho n'indahiro warahiwe n'abantu, ntabwo ubeshejweho n'imbaraga z'abantu n'abantu, ahubwo ubeshejweho n'ijambo ryavuzwe n'Uwiteka. Niyo mpamvu uriho. Imana ifite amagambo menshi yavuze ku mwana w'umuntu. Imana ifite amasezerano menshi yivugiye mu kanwa kayo, ahubwo ikibazo ni ushobora kuba utabereye maso ubugingo, cyangwa se ukaba warabirambitse, cyangwa se ukaba ubyina nta kazaza, ugashiduka uri mu ngaruka z'ibyaha. Ariko nakubwiraga ngo dufite ijambo ryavuzwe n'Uwiteka, niyo mpamvu turiho. Shalom shalom. Ineza yawe ku mwana w'umuntu